neza nshuti bavandimwe, twongeye kubasuhuza umwami abishimire. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi tuzakomeza kujya turiganira uko Imana izagenda idufasha. Dushima Imana ko yaduhaye uburyo butandukanye bwo kubasha kuganira, akaba uyu mwanya ishimye ko tugiye kwigana ibyigisho, kandi nababwira ko ari uruhererekane cyangwa season cyangwa seri y'ibyigisho byinshi ku nsanganyamatsiko imwe ivuga ngo guhishurirwa ibyiringiro. Guhishurirwa ibyiringiro. Turi mu isi itarimo ibyiringiro, turi mu isi irimo indwara, irimo ibyorezo, irimo amakuba, irimo ibibazo bitandukanye. Yewe wenda turi kuvugana ubu wasanga urwaye cyangwa ubabaye, hari n'igihe baba bakwirukanye mu nzu cyangwa se wenda bakwirukanye ku ishuri. Ndabizi ko waba ufite ibibazo bitandukanye uri kunkurikira, ariko nagira ngo nkubwire ko hari ibyiringiro byahishuwe. Hari ibyiringiro byahishuwe. Ibyo byiringiro byahishuwe rero nahishuriwe, nawe wahishuriwe, nibyo ngira ngo tuzasangire. Wowe wari wihebye, wowe wumvaga udafite amahoro, udafite ibyishimo, ubu ngubu nagira ngo nkubwire ko hari ibyiringiro ngo ufitiye, kandi nanjye ibyo byiringiro hari uwabimpishuriye. Nibyo rero tugiye kuzarebera hamwe. Mbese wari uzi aho ibyo byiringiro byava? Tugiye kuzarebana Bibiliya, ariko by'umwihariko tugiye kwigana igitabo cy'ibyahishuwe. Hari wakwibaza ngo kuki duhereye kuri icyo gitabo? Madini menshi, abatorero menshi, ababwiriza benshi ntabwo bakunda kwigisha icyo gitabo, baranagitinya, bazi ko ari igitabo gikomeye kivuga ibintu bidasobanutse. Ariko nagira ngo nkubwire yuko ni igitabo cy'ibyiringiro, ni igitabo kirimo amakuru meza y'umunezero. Mbese wari uzi ko harimo amagambo avuga ngo izahanagura amarira yose ku maso? Nawe uri kurira, nawe ubabaye, nawe uri mu gahinda, nawe wenda umugabo yajujubije cyangwa umugore, cyangwa wenda umukoresha, cyangwa abana bakunanije, cyangwa hari n'ibindi bibazo ufite, nagira ngo nkubwire yuko Imana izahanagura amarira yose ku maso. Mbese wari uzi ko Imana izahanagura amarira? Ubu butumwa rero nibwo tugiye kuzaganira. Hari ibyiringiro byahishuwe. Tuzasoma kandi tuzasobanukirwa icyo ubuhanuzi bwa Bibiliya bwari bwaratubwiye. Tuzishingikiriza cyane kuri Bibiliya, kandi muri ibi byigisho tuzabona impamvu dukwiye kwishingikiriza cyane kuri Bibiliya. Mbere rero yuko dutangira n'icyigisho cya mbere cy'urufunguzo rw'ibi byigisho, reka dusenga Imana. Data wera, Mana ikomeye, turagushimye, turaguhimbaje ko dukunda, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Waraturinze, ubana natwe, uraturema, turacumura, uraducungura, urashaka ko tuzajya mu bwami bwawe, kandi ufite ubushobozi bwo kubikora. Turakwisunze kugira ngo udushoboze. Bana bawe ntabwo tuzi byinshi, hari abagiye gukurikira ijambo ryawe ari ubwa mbere mu mateka yabo no mu mibereho yabo, ariko Umwuka wawe wera, wa wundi wigisha, reka akore ku mitima yabo, mu izina rya Yesu, amen. Amasomo arenga 800 avuga ku buhanuzi muri iki gitabo ubona mfite Bibiliya. Ayo masomo 90% yamaze gusohora. Biratangaje. Niyo mpamvu tugiye kwiga igitabo cy'ibyahishuwe. Amasomo arega 800 avuga ku buhanuzi aba muri iki gitabo cyitwa Bibiliya. 90% yayo yarasohoye, kandi 10% nayo nubwo atarasohora ni vuba cyane, ntabwo bizatinda kugira ngo ayo masomo nayo azasohore. Ubuhanuzi bwasohoye buhamya ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi buduha icyizere ko hazaza hari mu maboko yayo. Iyo turebeye kuri iyo 90% y'ibyasohoye, tugiye kuzagenda tureba muri uruhererekane, tubona ko Imana ikwiye kwiringirwa, bikaduha ibyiringiro. Mbese uribaza, umuntu waba warakubwiye ibintu 90% byose bikaba byarasohoye, ibindi bikaba biri gusohora ubireba, mbese uwo muntu ntakwiye kwizerwa? Noneho rero ntabwo ari umuntu wabivuze, ahubwo ni Imana. Dusoma amagambo aba muri Yesaya igice cya 46, amagambo nkunda cyane avuga ngo mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari Imana, nta yindi Mana ibaho. Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa. Uwiteka niwe Mana, niwe ubasha guhishura. Abantu benshi baravuga ngo ibyahishuwe ntabwo wabyumva,
ngo ntabwo wabisobanukirwa, ngo birimo ibintu ngo by'amafarashi ngo n'inyamaswa, ariko Uwiteka aravuze ngo mwibuke ibyabanje kubaho. Ubwo rero niba tugiye kwiga ibyahishuwe, tuzabanza twibuke ibyabanje kubaho. Mbese ni ibiki byabanje? Tuzabona ibyabereye mu ijuru byatangiye bite? Mbese izi ntambara tureba n'aya makuba, niba ufite amatsiko yo kuzamenya ibyo bintu ukumva ukeneye kubisobanukirwa, kuki tubabara, kuki tumeze gutya? Mana irimo iravuga ngo mwibuke ibyabanje kubaho, mwibuke ko ari Imana. Maze kandi Imana iratubwiye ngo ihera mu itangiriro ikatubwira ibitarakorwa. Niyo mpamvu mubona tudahereye mu itangiriro, kandi naryo tuzaryiga, ahubwo tugahera mu byahishuwe. Tugiye kubanza turebe Imana yatwihishuriye, Imana yatwisobanuriye, Imana yatubwiye ibitaraba bikaba byarabaye, n'ibindi bikaba biri kubera imbere yacu. Umugaragu w'Imana Petero mu rwandiko rwa 2 mu gice cya 1 umurongo wa 19 yaranditse ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza nimurikira hacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Nagira ngo nkubwire yuko Imana yacu ari nziza. Nagira ngo nkubwire ko Yesu adukunda ku buryo yandikishije Bibiliya, akandikisha ijambo ry'Imana, maze akandikisha n'ibyahishuwe, kugira ngo dusobanukirwe ngo ijambo ry'Imana ngo rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima. Tekereza nk'itara wenda uri gukoresha mu nzu wawe, cyangwa nanjye iryo ndi gukoresha aha ngaha iri baramutse barijimije umwijima waba uhari, wenda gusohoka byangora, wenda kugenda ntabwo byanyorohera. Ariko noneho tekereza wari uri mu mwijima, wari uri guca ahantu mu ishyamba, cyangwa uri guca ahantu mu nzira iteye ubwoba, hamwe ubona ibishyitsi ukabona biragukanze. Ndibuka tukiri abana twajyaga tunyura ahantu badutumye, maze wabona igishyitsi ukagira ngo ni umuntu, maze ukikanga. Mbese nawe byakubayeho? Ubanza ubyibutse. Rero ijambo ry'Imana naryo rimeze nk'itabaza, rimeze nk'urumuri bakumurikira uri ahantu mu mwijima, maze wa mwijima ukavaho, ijoro rigacya, ngo kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Mbese inyenyeri yo mu ruturuturu urayizi? Tuzasoma mu byahishuwe tumenye inyenyeri yo mu ruturuturu. Hari aho Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ni njye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Ibyo nabyo niba wari ubizi ni byiza, ariko niba utari unabizi nabyo tuzabigeraho. Maze kandi ibyahishuwe bishyira ahagaragara ubutumwa buheruka Imana ituma ku bantu. Ibyahishuwe ni ubutumwa buheruka Imana ishyira ku bantu. Hari ubutumwa bwinshi Imana yari yaratanze, ubwo yahaye Abayuda, ubwo yahaye Abagiriki, ubwo yahaye abantu benshi, ariko ubutumwa bwo mu byahishuwe bwo burareba njyewe, burareba nawe, burareba twese, kandi bushyira ahagaragara iby'Imana yaduhishuriye. Reka nkwereke ukuntu igitabo cy'ibyahishuwe kiryoshye, nawe uraza guhita ugikunda. Kandi nanjye nsigaye ngikunda, nubwo mbere ntagikundaga, nawe cyangwa ukagikunda. Ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 1, ntibazongere kukubeshya ngo ibyahishuwe ngo ntabwo bisobanutse, ahubwo birasobanutse. Umva nkumenera ibanga ryo kubisobanukirwa, ngo ni ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiye kuzabaho vuba, maze nawe agatuma marayika we. Ngo ni ibyahishuwe na Yesu Kristo. Mbese Yesu uramukunda? Mbese Yesu uramuzi? Wa Yesu rero ukunda, wa Yesu wawe, wa wundi atari uw'amadini avuga. Oya, ariko n'amadini niba avuga Yesu w'ukuri ni byiza. Yesu ashimwe cyane. Noneho rero Yesu wa wundi ukunda, wa wundi ugukunda, ngo ibyo ni ibyo yahishuye. Nawe ntabwo ngo yabyihimbiye, ngo ni ibyo Imana yamuhaye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba. Mbese nawe uri imbata y'Imana, cyangwa nawe ukaba uri imbata y'Imana? Maze nawe Yesu rero, Imana yarebye ibintu bigiye kuba, ireba akaga kagiye kuba, ireba amakuba agiye kuba, maze ituma Yesu ati genda ubishyire abana banjye, ubishyire imbata zanjye, dore bigiye kuzaba vuba kandi bagiye kuzahura nabyo. Dore bigiye kuzaba vuba, bakeneye guhunga, bakeneye kumenya uko bitwara. Maze Yesu nawe atuma marayika, maze marayika atuma Yohana. Mbega urusheni, mbega urukurikirane! Imana itumye Yesu, maze Yesu atuma marayika, maze marayika atuma Yohana, maze ngo Yohana arahamya ibyo yabonye, kandi ngo ni ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. None se ubutumwa bwatanzwe n'Imana, maze ikabuha Yesu, kandi Yesu ugukunda nanjye unkunda, maze Yesu akabuha marayika, maze marayika akabuha Yohana, maze akabutugezaho abihamya. Mbese ubwo butumwa wakongera kuvuga ngo ntibusobanutse? Oya, ahubwo burasobanutse. Dukomeza gusoma kandi tukabona mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 10 ahanditse ngo kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo yagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi.
hari abantu benshi bavuga ngo ni ubwiru, abandi bakavuga ngo ni amayobera, ariko ntabwo ari ubwiru, nta nubwo ari amayobera, ahubwo umva ukuntu itegeko rya marayika rivuze. Wibuke marayika uwatumye marayika ni Yesu, kandi Yesu yatumwe na Yohana, aramubwira ngo genda ujyane ubu butumwa, ni ibikwiriye kuzabaho vuba. Maze kandi dore marayika ari kubwira Yohana, turamenye aya magambo, ntuyagire ubwiru, ntuyazigame, oya uyabahe bayamenye, kuko ni ibikwiriye kuzabaho vuba. Kristo yatanze ibyahishuwe, yarabiguhaye kubera ko yashakaga ko ubisobanukirwa. Ubu rero muri iki gihe tugiye gusobanukirwa ibyahishuwe, maze nawe ubimenye, maze nanjye mbimenye, maze twitegure kugira ngo ibigiye kuzabaho vuba tubashe kubihagararamo, kandi tubashe guhagarara dushikamye. Mbese Yesu yabikuye he? Twabonye yuko ari ibyahishuwe na Yesu Kristo, ngo ari iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba. Imana ishimwe cyane, kubera yuko irwo rukurikirane cyangwa se ubwo bufatanye buri hagati y'Imana na Yesu wacu, wa wundi dukunda, wa wundi twemera, cyangwa wenda umwita Nabisa, ntacyo bitwaye, uwo Yesu noneho kandi akaba yaratumye marayika akabiha Yohana, ariwe watumye tubona ibi byahishuwe. Ku murongo wa 3 rero hari amagambo ngira ngo zirikane. Byahishuwe igice cya 1 umurongo wa 3, ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri yo. Mbese ujye ufata igihe maze ugasoma Bibiliya, by'umwihariko ugasoma ibyahishuwe. Hari abantu benshi batari basoma ibyahishuwe, batazi naho biri. Nagira ngo nkubwire ko aricyo gitabo cya nyuma kiri muri Bibiliya, maze nawe uze kuhareba. Maze ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hahirwa usoma. Wari uzi kuhirwa? Ushobora guhirwa niba usoma, ariko hari n'umuntu udafite uburyo bwo gusoma, akaba atazi no gusoma. Wavuga ati se we ntabwo ahiriwe? Oya, ngo hahirwa n'abayumva maze bakitondera ibyanditswe muri bwo. Niba nawe rero ubwumva, niba kandi ubusoma ukitondera ibyanditswe muri bwo, nakubwira ko uri guhirwa. Yesu mu byahishuwe tubwirwa ko ari Alufa na Omega, cyangwa se ari itangiriro akaba n'iherezo. Yesu kandi mu gitabo cy'ibyahishuwe tubwirwa ko ari umucyo w'isi. Yesu rero ni wo mucyo w'isi, ni uza kutumurikira, ni utwigisha ubwenge. Ikindi gitangaje kandi kinejeje gitumye duhera mu byahishuwe, ni ukubera yuko Yesu ni umuremyi nyir'ububasha bwose, kandi avugwa mu byahishuwe. Kandi Yesu niwe ni mwana w'intama watambwe, akaba ari nawe mwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Na bya byaha ujya ukora ukavuga ngo ngo njyewe narasayishije, ngo ntabwo byashoboka. Nagira ngo nkubwire ngo wowe Yesu yagukiza, natwe turi kuvuga yaradukijije, kandi n'ubu aracyakomeje kudukiza. N'ubu turacyasenga, ntabwo turagera aho Satani atageze imyambi. Wenda natwe twashobora guteshuka, ariko Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Imana izadushoboza, kandi nawe yagushoboza. Mbese wari uzi ko yagushoboza? Rero ubwo Yesu adukunda, Yesu kandi nubwo ari umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, nagira ngo nkubwire ko Yesu ari umucamanza, nshuti yanjye. Iyo Yesu akuremye, iyo Yesu agukunda, iyo Yesu atumye ubutumwa bw'ibigiye kubaho, Yesu akakubwira ko yagukuraho ibyaha, iyo utemeye ko bivaho, Yesu azagucira urubanza. Byaba bibabaje wemeye ukazacirwa urubanza, ariko niba warakunze Yesu ukamukurikira, nagucira urubanza muziranye, uzahirwa. Maze rero mu byahishuwe igice cya 1 umurongo wa 4 tubona amagambo avuga ngo ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho. Ubuntu bube muri mwe namwe. Imana yacu iriho, Imana yahozeho, Imana yacu izahoraho. Nshuti bavandimwe rero, nagira ngo mbabwire ko iki gitabo cy'ibyahishuwe tuzakibonamo amagambo menshi atangaje, ariko dusoza iki cyigisho cya mbere, nagira ngo ngukumbuze ibyo tuziga muri iki cyigisho cyangwa muri uruhererekane. Ngwiza ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 4, izahanagura amarira yose ku maso, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bizaba byashize. Imana ishimwe ko ibya mbere bigiye kuzashira, maze tukibera mu isi nshya itarimo ibyago, itarimo amakuba, itarimo umuhanya. Imana iguhe umugisha. Yesu aragukunda, maze duhurire mu byahishuwe turi kuhasoma, maze kandi dusobanukirwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tuzahura ubutaha. Imana ibane namwe.